Jambo ry'Imana tubwira ngo Uwiteka n'umwungeri wanjye ntago nzakena, muhumure ntago muzakena. Turabakomeje kandi nimwihangane, Yesu aragukunda. Kandi n'uriya muryango Yesu yitoreye hariya aracyawushyigikiye. Tugeze mbinguni, tugeze mu ijuru, tugiye kubana n'Imana akaramata. Ndashimira Imana rero ahigejeje ikora. Ndashimira Imana kubw'uyu munsi mwiza w'umugisha. Abadasigana cyangwa se groupe ngira nkugire, abadasigana twaramusuye mu minsi ishize nk'uko Valentina yarabivuze. Ntago byoroshye uri umuntu usanzwe udafite ahantu ukura amafaranga menshi ku buryo ushobora gutunga abantu 20 barenga, abanyeshuri, minerivare n'amakayi, imyambaro, bashobora kurya agafuka k'umuceri umunsi umwe cyangwa ibiri kakaba karashize. Uba wenyine, umutware wawe Imana yaramuhamagaye ukarwanura urwo rugamba n'izindi ntambara nyinshi yagiye ahura nazo. Itagisiba kunkorera. Uyu munsi wa none nubwo mpagaze hano njyenyine, mu minsi yashize nari mfite umutware ariko ubu ntabwo mufite, ariko mfite undi mutware uruta abatware bose. Impanuro TV, ishakiro ry'amakuru yizewe. Abayimanye haleluya! Oya zamura haleluya, twumve nimba yarakwimanye. Imana yagize gute? Birakwimanye, Valentine irakwimanye, izongera ikwimane. Ayiwe zamura haleluya! Abadasigana mugume hano, mwinsiga n'ubundi niko twitwa. Haleluya! Abadasigana mwinsiga nimugaruke hano, ahubwo nsabe n'abandi badasigana turi kumwe hariya, bayobowe n'umuyobozi wacu n'ubundi Theogene, mudasigana wese nimuhumure. Mvuze Theogene bakomashya ko hari agaseke, ntimugire ikibazo. Haleluya! Abakomeje kumva banezerewe, haleluya! Mudasigana wese n'abari mu mirimo hasigaremo bake, ariko abadasigana mwese munyemerere muzaha duhagarare neza. Ndagira ngo protokoli munyemerere nyiyobore. Mama Asiya aze hano ahangaha mpagaze. Mama Asiya ahangaha mpagaze. Umuyobozi wacu wa sociale amwegere hafi ye. Hanyuma abandi bamama bakenyeye imikenyero isa nk'iyabo bakurikireho. Protokoli munyemerere nyiyobore gutyo. Abambaye imikenyero isa nk'iye mukurikireho, inyuma yabo mubasiga imbere. Inyuma yabo gatoya mwigira imbere gatoya, mbere gato. Abandi bamama bakenyeye mukurikireho. Hanyuma abagabo mutugoti buryo n'ibumoso. Muze hino, kereka mama Asiya na ndashaka kubona uyu murongo nta bandi baringaniye nabo. Abandi mwiyeranje mugera inyuma yabo gatoya. Abari bo bonyine baba bari hano. Mumfashe kugira ngo ducunguze uburyo umwete. Munyemerere n'ubundi perezida yegere hafi hariya ya sociale. Ndasaba mu cyubahiro cya nyakubahwa perezida badasigana yegere hariya hafi ya sociale. Munyemerere Samushumba Rukundo na Bishop David nabo bahagarara ahangaha. Aha.
hanyuma niba bimaze gutungana gutyo nari nsabye Bishop David kuba yaza aha hafi ya Pastor Rukundo, nyemera umushumba Juste nawe yegere hafi ya Perezida badasigana, aya agaciro amavuta yanyu, Imana ibahe umugisha. Munyemerere abadasigana tubanze duhereze Imana icyubahiro. Uyu mwanya ni umwanya niba mwabitwemerera tubasabe umuntu wese mu cyubahiro cye n'icyubahiro cy'Imana kiri aha atwemerera ahaguruke kugira ngo tubane namwe muri uyu mwanya ngiye kubabwira. Abadasigana turabibasabye mutwemerere iteraniro ryose cyangwa se abantu bose bari aha aho iyi ndangururamajwi ibasha kugera, munyemerere muhaguruke kandi ababikoze Imana ibampera umugisha. Muryango badasigana dufashe uyu mwanya kugira ngo twibuke kandi duha agaciro umukozi w'Imana Pasiteri Theogene wadukuwemo, akaba ari watangije umuryango Inzahuke. Ni abantu yagiye akura ku mihanda hirya no hino mu gihugu, hari abo yagiye afasha basubiza mu ishuri, abo yagiye afasha kububakira, abo yagiye afasha mu bintu byose bitandukanye. Ariko turi muri iki giterane cyo kurwanya ibiyobyabwenge, turi imbere y'Imana ishobora byose n'imbere yanyu mwese, twagira ngo mudufashe duha agaciro umukozi w'Imana Pasiteri Theogene yakoze ibikorwa bikomeye, afatanya na polisi, afatanya n'inzego z'umutekano zitandukanye, yagiye ajya hariya Nyabugogo n'ahandi akagaburira abari mu mihanda banywa ibiyobyabwenge, bakoresha ibiyobyabwenge bitandukanye, akabazana kuri Kristo. Bamwe muri aba benshi harimo abashumba, harimo abavugabutumwa, harimo abaririmbyi, harimo abahanzi, harimo abacuruzi biteje imbere n'abandi bazahuwe, ari naho yakuye iryo zina Inzahuke. Ni abari barazahaye ariko amaze kubabwiriza ubutumwa bwiza bwa Kristo barazahuka, bazahuwe n'amaraso ya Yesu n'ibyo Imana agiye imukoresha. Yatanze imbaraga ze, ubutunzi bwe, umwanya we kugira ngo abantu bave aho bari baruhiye. Ndagira ngo munyemerere mbere y'uko mpa Madame Pasiteri Theogene umwanya, munyemere dufate umunota umwe tumwibuke. Murakoze. Murakoze cyane, Imana ibamugisha. Munyemerere duha umwanya muturinganiye Mama Asia n'umudasigana, ariko twagira ngo tukubwire ngo ibyo mwakoze umuryango wanyu abadasigana twarabizirikanye, tubiha agaciro kandi n'igihugu ndahamya neza ko cyabihaye agaciro, n'itorero ryabihaye agaciro. Niyo mpamvu natwe twagiye tugera ikirenge mu cye. Komera, turi kumwe, turagukunda, uri intwari. Imana iguhe umugisha. Haleluya, haleluya, Yesu ashimwe, haleluya. Imana yacu ishimwe cyane.
umunsi wa none ndi kumva nuzuye amashimwe menshi cyane mu mutima wanjye kubw'imirimo myiza itangaje Imana itagisiba kunkorera. Uyu munsi wa none nubwo mpagaze hano njyenyine, mu minsi yashize nari mfite umutware ariko ubu ntabwo mufite, ariko mfite undi mutware uruta abatware bose. Uwo nguwo ni Yesu Kristo, kandi Yesu ni ukuri tubanye neza. Ni intwari ku rugamba, ni isambu itarumba, ni ubwugamo bw'umugaru, ni igiti kiganza amarumbo. Ni Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Igihe cyose namaranye n'ino Mana ntabwo yigeze impemukira, ntabwo yigeze ingirira nabi. Umuririmbyi wa Jehova yabiririmbye neza, aravuga ngo nibwo bumana bwayo. Nta nubwo wayibaza ati mbese niki uri gukora. Icyo nshimiye Imana ni uko umutware wanjye yatashye amahoro, icyo ni icya mbere, kandi yabonye n'ubugingo kuko ndabizi neza cyane. Ibyo rero bintera ishyaka n'umuhate n'umwete bwo gukora neza kugira ngo nanjye tuzabane mu ijuru. Namwe kandi nibyo ndi kubifuriza. Umuririmbyi yuzuye Umwuka Wera aravuga ngo igihe cy'isarura gishize ngo abakozi bose bazataha, ngo kandi umwami wabo azababwira ngo nimuruhuke kuko mwakoze neza. Natwe duhindukirane tuvuge ngo Imana ishimwe kuko tutaguye he mu nzira. Buri muntu wese uri aha ngaha ndagira ngo atwarane, yishakire imirimo izamuherekeza ubwo tuzaba tuvuye muri ino si, turuhutse imiruho n'imihate, tugeze mbinguni, tugeze mu ijuru, tugiye kubana n'Imana akaramata. Ndashimira Imana rero ahigejeje ikora. Ndashimira Imana kubw'uyu munsi mwiza w'umugisha. Abadasigana cyangwa se gurupe ngira nkugire yateguye iki giterane cyo kurwanya ibiyobyabwenge. Hakubiyemo ijambo rigari cyane. Yesu abampera umugisha uyu munsi wa none. Ndibuka ko iki giterane twagitangiye mu mwaka wa 2011, njye n'umutwari wanjye tukimara kwimariya, kugeza aho asohoje urugendo. Twakomeje kurwanya ibiyobyabwenge, turwanya inda zitateganyijwe, nyine tugira inama abana bo mu muhanda, bamwe tubakurayo tubazana mu rugo, abo tutabashije gukura ku muhanda tukabasangayo, tukabagaburira, tukabaha icyo kurya, icyo kunywa, imyenda. Abo dushoboye kwishyura mituweli tukayishyura, abo tugomba kwishyura inzu Imana yadushoboje tukabikora. Nshimiye Imana yagiye ihagarara natwe muri ibyo bikorwa. Abo tutabana Imana iciye inzira tubafashiriza iyo bari. Ndashimira Imana uyu munsi wa none igenda inshoboza gukomeza gutera ikirenge mu cy'umutware wanjye. Nari nsanzwe mushyigikira, ariko nshimiye Imana ko uyu munsi wa none ikinshoboza nkakora umurimo w'Imana yaduhamagariye. Murakoze cyane. Yesu abampere umugisha. Murakoze cyane. Twebwe abadasigana twafashe umwanya turamusura mu cyumweru cyashize. Uyu mubyeyi afite abana afasha barenga 20 na bangahe? 20. Hari ababana nabo mu rugo, hari abafasha babana n'ababyeyi babo ariko batishoboye, n'umuryango mugari afasha. Rero ni ukuri Imana iguha umugisha kandi Imana igukomeze. Munyemerere tukiri hano ndari ku mushumba paruwasi ya Save aze asenga Imana
adusengere kugira ngo uyu murimo tuwukomeze, ndetse no muri kino giterane umuntu wumvisha ubutwari bwa Pasiteri Theogene ndetse na madamu we bakoze kugira ngo babwire abantu kuva mu biyobyabwenge, bahindura abantu bave mu buzahare bazahajwe n'ibiyobyabwenge. Abafashe uwo mwanzuro wo kugira urwo ruhare yaba mu ivugabutumwa no mu bindi biyobyabwenge bitandukanye, reka abasengere kugira ngo Imana ibakomeze. Mbere ko umushumba asengera umukozi w'Imana, turagira ngo twongere kandi dushimire uyu mubyeyi mama Asia, mu by'ukuri yabaye intwari. Abadasigana twaramusuye mu minsi ishize nk'uko Valentina yarabivuze. Ntabwo byoroshye uri umuntu usanzwe udafite ahantu ukura amafaranga menshi ku buryo ushobora gutunga abantu 20 barenga, abanyeshuri, minerivare n'amakayi, imyambaro, bashobora kurya agafuka k'umuceri umunsi umwe cyangwa 2 kakaba karashize. Uba wenyine, umutware wawe Imana yaramuhamagaye, ukarwanura urwo rugamba n'izindi ntambara nyinshi yagiye ahura nazo. Rero turagira ngo twongere tugushimire, uzakomeza uhagarare gitore, ntazagire ikizaguca intege cyangwa ngo kigusubize inyuma. Turagukunda kandi turi hafi yawe nk'abadasigana, tuzakomeza kubana nawe. Hanyuma umushumba atarabasengera, Pasiteri Theogene yitabye Imana hari ku wa 4, yari afite kuzaza kubwiriza hano kuri adeperi yanyu ku cyumweru. Yari afite ubutumire bwanyu, yitaba Imana rero ku wa 4 yari kuzaza ku cyumweru. Abakristo bari biteguye kuzamubona ahimbaza babwira ubutumwa bwiza, bumva iyo nkuru y'incamugongo. Ni ukuri, reka dukomeze duhe umushumba umwanya. Arakoze cyane mama Asia, ashimwe. Ijambo ry'Imana tubwira ngo Uwiteka ni umwungeri wanjye, ntago nzakena, muhumure ntago muzakena. Turabakomeje kandi nimwihangane, Yesu aragukunda. Kandi n'uriya muryango Yesu yitoreye hariya aracyawushyigikiye. Reka twongere tubwire Imana yahaye mama Asia uriya muryango binyuze ku mutware we cyangwa se Pasiteri Theogene. Imana yakoze ibyo niyo kwizerwa, n'uyu munsi iracyahari. Mureka dusenge. Imana yacu nziza, kuri uyu munsi, kuri iki cyumweru turi hano mu Rwanza, twibutse imirimo yawe itangaje. Turi mu gikorwa kigari, igitaramo kinini, kandi tuzi ko intego yacyo ni ukugira ngo abantu bave mu biyobyabwenge, bamara kubivamo baba abana b'Imana, babona ubugingo buhoraho. Abo wakijije utyo ntabwo ujya ubibagirwa. Abo watabaye cya gihe ukomeza kubabera Imana. Uri umwungeri mwiza rero. Hari ibyo wakoze iki cyumweru cyose, hari n'ibindi uzakomeza gukora. Ariko turi kumwe n'uyu muryango wa Theogene, pasitori wakoresheje imirimo ikomeye. Hari i Kigali, mu gihugu cyose, na Isave yarahageze, ndetse agira ishyaka ryinshi. Umuhuru ya muryango yawusangaga aho uri ku muhanda, bagira amahoro, babona ababyeyi. Niyo mpamvu twizeye ko za mbaraga wakoresheje n'umunsi wacyazifite. Nyemerera Mana tukwereke uyu mubyeyi kugira ngo umukomeze, abe mu biganza byawe, umuhumurishe imbaraga zawe. Erega ntabwo ujya usiga umuntu, ahubwo uramuheka, ukamuhumuriza, ukamuba hafi, ukamugaburira, ukamwambika. Abana mu ishuri bagakomeza bakajyayo. Uri umwungeri mwiza. Haleluya. Kandi turagushimiye yuko ari mahoro ye, kandi uzakuza kwesha icyubahiro. Usengeye umuryango mugari wamushyizemo kugira ngo nawe ukomereze amaboko. Bikorwa by'ineza n'urukundo zo kuba mu bumwe no gufashanya. Imbaraga z'Imana zibaho iteka ryose, kugira ngo babikore babikunze, kandi uzabaho ubugingo. Dusengeye igihugu cyose, dusengeye abaturage bose, dusengeye abantu bose bavuye mu biyobyabwenge kuri uyu murenge n'abandi biteguye kubivamo, kugira ngo bajye mu biganza by'Imana.
ubafitiye ibyo uzabaha, bakambara, bakarya, bakagira ubugingo, bakaba abantu bazima, ubwenge bukagaruka, bagateza imbere umurenge, bakaba abantu bazima, bagacuruza, bagahinga, bakunguka, bakajya mu mashuri. Niyo mpamvu twatuye umugisha w'Imana ugume ku bantu bose bakwiringiye. Wavuze ngo ukuriye ntazakorwa n'isoni. Turagushimiye Mana, komeza uduhere umugisha muri iki gitaramo cyiza, kandi ubuntu bwawe natwe muri byose, mu izina rya Kristo umwami wacu, amen. Murakoze cyane. Ndatekereza ko hari benshi bereye urugero rwiza, nawe ugomba kugira uruhare kugira ngo abantu bave mu biyobyabwenge. Murakoze, mwakwisubirira mu byicaro byanyu. N'ubundi turaza gukora ikindi gikorwa. Turaza kuza guha abantu mituweli. Ntabwo twakora igiterane nk'iki ngo dusoze nanone nta bantu dufashije. Turaza kuza guha abantu mituweli. Hari inkunga yakusanyijwe n'abadasigana n'ubundi, ndetse n'abafatanyabikorwa bacu. Dufite mituweli 400 turi buze gutanga uyu munsi, zihwanye na 1,200,000. Murakoze cyane. Munyemberere twumva ijambo ry'Imana. Abahanzi Imana ibamugisha, turacyafite abahanzi benshi kandi beza turi buze gukorana nabo, turi buze gukoresha. Imana ikabakoresha icyo yagambiriye. Munyemerere ndarike Pastor Rukundo atambukane n'umukozi w'Imana, David. Twumva ijambo ry'Imana. Umushumba Rukundo atambukane n'umushumba David. Rukundo asenga Imana, hanyuma twumva ijambo ry'Imana n'umushumba David. Imana amahoro ibampera umugisha mu izina rya Yesu. Abambaye ingofero bazikuremo, twubaha Imana dusenge. Mana, mu izina rya Yesu Kristo rifite imbaraga, aha nahera hawe, kandi umugaragu wawe nawe arejejwe kuko agiye kugabura ibyera washyize muri we. Turasenze mu izina rya Yesu ngo imbaraga mbi zose zirwanya ijambo turazihagaritse mu izina rya Yesu. Turazineteraje, turazidetruije. Duhamagaye imbaraga z'umwuka wera zimanukire ku mukozi wawe, uko usanzwe umukoresha wongere umukoreshe hano ku musozi wa Save, hano mu Rwanza, kugira ngo bimenyekane ko ari Imana yonyine. Imana ikura abantu mu biyobyabwenge, Imana ikura abantu mu buraya, Imana ihindura amateka. Turabagabo bo guhamya ibyo. Turasenzera Uwiteka Nyir'ingabo Mana aka kanya mu izina rya Yesu, kugira ngo imbaraga z'Imana zigote umukozi wawe, kandi ahanura abwirijwe nawe mu izina rya Yesu, amen. Haleluya! Dukomere Yesu amashyi, dukomere Imana amashyi menshi cyane. Imana ishimwe. Ndabasuje mwese mu izina rya Yesu. Nishimiye guhagarara hano imbere yanyu dusangira ijambo ry'Imana muri aka kanya. Nagira ngo munyemerere dusome ijambo ry'Imana hano muri Maraki igice cyaho cya 3, umurongo waho wa 19. Umutwe w'ijambo uravuga ngo umunsi w'Uwiteka. Umurongo wa 19 uravuga ngo dore hazaba umunsi utwika nk'itanura ry'umuriro, abibone bose n'inkozi z'ibibi zose bazaba ibishingwe, maze habe umunsi uzabatwika bashire, ni ku Uwiteka Nyir'ingabo avuga. Ntuzabasigira umuzi cyangwa ishami. Imana itugire neza. Intego y'ijambo ngiye kubwiriza w'iminota mike cyane ni ijambo rivuga ngo umunsi w'Uwiteka. Njye uhagaze hano mpagaze uyu munsi, hari umuririmbyi umwe wavuze mu ndirimbo z'agakiza aravuga ngo sinzibagirwa umunsi nakizwaga. Abaririmbyi nabo bahagaze hano bavuga ku munsi. Bibiliya irongera ikavuga ko Yesu Kristo uko yari arejo n'uyu munsi ariko akiri. Hari umunsi rero buri muntu wese agira umunsi we. Hari umunsi w'ibyishimo, hari umunsi w'umubabaro, hari umunsi nigeze ndya, hari umunsi nabibuze, hari umunsi nanezerewe,
hari umunsi nababaye, hari umunsi nambaye, hari umunsi nabuze icyo nambara, hari umunsi nigaga, hari umunsi ntigaga, hari umunsi natsinze, hari umunsi ntatsinze, hari umunsi nageze ku bintu runaka rero n'igihe ntabigezeho. Buri munsi wose rero umunsi ubaho, umunsi ukagira ibyiza byawo, ukagira ikintu cyawo, ukagira amateka yawo. Hano rero Bibiliya iravuga ngo umunsi w'Uwiteka ntabwo ari umunsi noneho w'umuntu, ni umunsi w'Uwiteka. Aravuga ngo uzabaho, azaba ari umunsi utwika nk'itanura. Ahangaha nagira ngo mvuge kuri umurongo bene data, hari abantu bamwe no kuri iyi si uyu munsi bababazwa n'uyu murongo, kuko ni umurongo umwe muri Bibiliya uvuga ko hazabaho umunsi uteye ubwoba, hazabaho umunsi ukomeye, hazabaho umunsi nk'uko biravuze ngo abibone n'inkozi z'ibibi bazaba ibishingwa. Abo ni abantu bafite ubwibone, ni inkozi z'ibibi. Inkozi z'ibibi ni abantu bakora ibyaha, ni abantu bakora ibyangwa n'Uwiteka. Ndi kuri iri jambo ngo umunsi, hari umunsi Imana ijya ivuganiraho n'abantu bayo. Iyo Imana ivugana n'abantu bayo, igira igihe ivugana nabo, ikagira n'igihe isohoza ibyo yavuze. Hari umunsi Imana ivugaho, hari umunsi Imana isohoza icyo yavuze. Hari umunsi Imana aremyeho umuntu, hari umunsi Imana aremyeho isanzure, hari umunsi Imana yakozeho buri kimwe cyose. N'ubu turi hano, buri muntu wese uhagaze hano, hari umunsi yavutseho, hari umunsi mama wawe yasamye inda yawe, hari umunsi wambaye iyo myenda wambaye cyangwa wayiguzeho, uyu akaba ari undi munsi wongeye kuyambara. Hari umunsi wigeze ubaho mu buzima runaka, uyu munsi ukaba uriho mu bundi buzima. Turashimira Imana nyiribihe, turashimira Imana yaturengeje iminsi mibi, turashimira Imana yaduhaye n'ubuzima uyu munsi. N'ubikaba iri hano uyu munsi, n'ubikaba iri hano muri aka kanya, mumfashe tuyikomere amashyi tuyishimire. Haleluya. Nunabishobora ivugirize impundu. Uyu ni umunsi Imana ikuremeye, niko Dawidi yavuze. Aravuga ngo uyu ni umunsi Uwiteka turemeye, natwe turawishyimiramo, natwe turawunezererwamo. Rero dukwiye gushima Imana kuri uyu munsi, dukwiriye kuyihimbaza, dukwiriye kuyiha icyubahiro, dukwiriye kuyishyira hejuru ya yindi yavuganye natwe, ya yindi yaduhamagaye, ya yindi yaduhaye agakiza, itumye mpagarara hano uyu mwanya. Mwene data uri hano uyu mwanya, nagira ngo nkubwire ngo uyu ni umunsi wawe, ni umunsi Imana ikugendere. Kuko niba ndi hano mpagaze imbere yawe, ndashaka kubwira ngo Imana iri hano, ndashaka kubwira ngo Kristo umwami w'abami ari hano, ndashaka kubwira ngo umwuka wera w'Imana ishobora byose ari hano. Imana yakuremye, yakurinze, aremye ijuru n'isi. Ni Imana iri kumwe natwe no muri iki giterane, ni Imana iri mu ruhande rwawe. Ariko nashakaga kukubwira umugoroba ngo ni umunsi wawe kugira ngo wihane. Ni umunsi wawe wa musinziwe, ni umunsi wawe wari uri mu busambanyi, ni umunsi wawe ngo wihane. Wihane ubusambanyi, wihane ubujura, wihane kunywa ibiyobyabwenge, wihane izo nzoga wanywaga, wihane ubujura, wihane urwangano, wihane inzika, wihane ingeso mbi wagenderagamo. Iki ni igihe cyawe cyo kwihana. Hari umuririmbyi mwavuze ngo nushaka ko tujyanayo, wihane umwiringire agukiza ubu. Nashaka kubabwira ngo niba ari ikintu cy'agaciro wagira mu buzima bwawe, ni ukwakira Yesu akaguha amahoro, ni ukwakira Yesu akaguha agakiza, ni ukwakira Yesu akakuvana muri ubwo buzima rurimo bw'ibyaha. Twari abanyabyaha tubivamo. Uyu munsi turi abagabo kubera imbabazi z'Imana na Kristo twakiriye mu buzima bwacu. Dufite agaciro duhabwa n'Imana ikomeye, kandi twaheshejwe no kwihana, twabiheshejwe no kuva mu byaha. Imana ivugana natwe, Imana itugira neza. Twaboneye ibyiza byose mu gakiza. Nashaka kukubwira mwene data uri hano, we wakijijwe, wagize amahirwe, we waguye ukava mu gakiza, wagize ibyago bikomeye, ariko ibyago byaba bibi cyane nuko utakwemera kubyuka ngo ugarukire Imana. Nashaka kukuburira uyu mugoroba, we wari ukigendera mu byaha ukora ibidahesha Imana icyubahiro, uyu ni umunsi Imana ishaka kuguha agakiza, ni amahirwe yawe yo kwihana. Nashakaga kukubwira nawe uruhijwe n'intambara zinyuranye n'ibigeragezo bitandukanye, ijambo ryatubwiye ngo umunsi w'Uwiteka. Nashaka kubwira ngo nk'uko ibyo bibazo bifite umunsi byaziyeho, hari n'ibisubizo Imana izazana kundi munsi, ugashima, ugahimbaza Imana, Imana igashyirwa hejuru ku bwabyo. Haleluya. Hari indirimbo imwe nice hariya narindi mu ntekereza ivuga ngo ku ngoma Yesu ari ku ngoma, ngo ku ngoma
ari ku ngoma yaranesheje, urupfu yarumize bunguri, umwami Yesu ari ku ngoma. Haleluya. Yesu ari ku ngoma, tugomba kumuhimbaza tukamushyira hejuru. Ikindi tugomba kumwemerera agatura mu mitima yacu, kuko nicyo kintu gikomeye, nicyo kintu gifite agaciro kuruta ibindi bintu byose abantu batekereza. Iri jambo riratubwiye ngo umunsi w'Uwiteka abibone n'inkozi z'ibibi bazaba ibishingwe, ndetse ryavuze ngo ni ku Uwiteka avuga, ntabwo ari ko umuntu avuga, ni ko Imana ishobora byose ivuga, ni ko yaremye ijuru n'isi ivuga. Ndashaka kubwira abantu bari hano muri iki giterane bavuganye n'Imana. Njye uhagaze imbere yanyu igihe nari ndimo gusenga mu kanya, Imana yambwiye ngo bwira abantu navuganye nabo, babwire ngo hari umunsi navuganye nabo, kandi ubabwire ngo umunsi wanjye uraje nje gusohoza ibyo nababwiye, nze gusohoza biriya navuganye nabo. Ndashaka kubabwira ngo uyu ni umunsi turi hano muri iki giterane, ni umunsi Imana yateguye kugira ngo ikugirire neza, ni umunsi Imana yateguye kugira ngo ibohore abantu bayo, ni umunsi Imana yateguye ngo wowe igukize agahinda, igukize uwo mubabaro, igukize ayo marira, igukize ibyo bintu byose byari bikuruhije. Uyu mwanya nsigaranye ndagira ngo tuwusenganemo, twinginge Imana ishobora byose, Imana ifite imbaraga, Imana ifite ubushobozi. Uyu munsi kugirire neza, uyu munsi gutabare, uyu munsi kubohore, uyu munsi kurwanirire, uyu munsi guha amahoro, uyu munsi guha agakiza, uyu munsi umwami Yesu akugenderere, ahindura ubuzima bwawe, ahindura imibereho yawe, aguha agakiza nawe. Ndashaka guhamagara umuntu uri muri iki giterane muri aka kanya, wari utarakizwa, wari utarakira Yesu, wari ukiri mu byaha, zamura ikiganza cyawe aho uri. Ndifuza gusengana nawe. Urakoze cyane. Reka dukomere Imana amashyi ku bwa bene data bazamu ibiganza. Nawe zamura ikiganza cyawe. Urakoze cyane. Imana iguhe umugisha. Reka mbasabe mutere intambwe mutambuke. Igira hino hano imbere. Va aho ngaho uri baguhe inzira. Utambuke dusengane. Imana ikugirire neza. Utambuke wigire hino hano imbere. Imana iguha agakiza. Imana ikuvane muri ibyo byaha. Witegure kwakira imbabazi z'Imana. Imana ikugirire imbabazi. Imana ikugirire impuhwe. Imana ikugirire neza. Imana igutabare. Imana iguha imbaraga zo kureka ibyaha. Hari ibintu wananiwe kureka. Wananiwe kureka inzoga, wananiwe kureka itabi, wananiwe kureka ibiyobyabwenge runaka, wananiwe kureka ubusambanyi, ariko turi hano imbere y'Imana ishobora byose. Imana iguha imbaraga. Tugiye gusenga. Imana ikwambika imbaraga, ushobore kubireka, ushobore kubivamo. Iyo ntambwe uteye uva aho ngaho wari uri, ibi ntambwe idasubira inyuma. Ntuzasubire inyuma ukundi, ntuzasubire mu byaha, ntuzasubire mu ngeso mbi, ntuzasubire kongera gukora ibidahesha Imana icyubahiro. Aya ni amahirwe Imana iguhaye. Iki ni igihe nawe Imana ishaka kugira neza. Tera intambwe wiguma aho ngaho uri. Wowe urwana n'umutima wawe, urimo utekereza wumva waguma aho ngaho. Wikwemerera imbaraga zikugumisha aho ngaho, kuko izo mbaraga zikubwira ngo wijye hari imbere ni imbaraga za Satani. Ariko wizemerera. Imana irashaka kuguha agakiza. Imana irashaka kukugirira neza. Imana irashaka kukugirira imbabazi. Hari umunsi abarozi bazicuza impamvu barogaga. Hari umunsi abasambanyi bazicuza impamvu basambanaga. Biravuze ngo abibone n'inkozi zibaza ibishingwe. Hari umunsi Imana y'imbabazi n'imbaraga izahana abanyabyaha. Ndagira ngo nkugire inama mwene data, va mu byaha wagenderagamo, va mu ngeso mbi wari urimo, tera intambwe utambuke, wigire hino hano imbere. Yesu aragukunda. Imana irashaka kukugirira imbabazi. Yesu agutegeye amaboko. Yapfuye kubera ibyaha byawe, yiteguye kukubabarira, yiteguye kugira neza. Ahari wumva n'ibyaha wakoze, nta muntu wabikubabarira, ariko Imana yacu ni Imana igira imbabazi, ni Imana yiteguye kukubabarira. Hano uhagaze ni imbere y'Imana ishobora byose. Hano uhagaze ni imbere y'Imana ifite imbaraga. Hano uhagaze ni imbere y'Imana isumba byose yakuremye, yaguhaye ubuzima. Ubwo buzima ugomba kubukoresha uhesha Imana icyubahiro. Ubwo buzima ugomba kubukoresha ufasha umuryango wawe. Ubwo buzima ugomba kubukoresha ukora umurimo w'Imana. Ubwo buzima ugomba kubukoresha wubaka itorero ry'Imana. Ubwo buzima ugomba kubukoresha
neza wubaka igihugu cyawe. Niyo mpamvu ngo uhamagara ngo tera intambwe wigire hino hano imbere, uzuhagarare hano dusenga n'Imana, twinginga Imana ishobora byose, twinginga Imana iguha imbaraga, twinginga Imana ikugirira imbabazi. Nawe aho uhagaze aho ngaho, tangira ubwira Imana mu mutima wawe, uyibwire uti mbabarira bwa busambanyi, mbabarira bya byaha nakoze. Ndagira ngo nakire abakozi b'Imana turi kumwe hano, nabo batangire kwigira hafi hano, kugira ngo dufatanye gusenga, dufatanye kwingingira abantu b'Imana, dufatanye kwinginga Imana Data, dufatanye kubasengera, dusaba Imana kugira ngo ibabarire, Imana ibagirire imbabazi. Nawe ukiri aho ngaho utera intambwe uze, utera intambwe uze, utambuke rwose, uzuhagarare hano, ntiwihagarareho. Imana irashaka kukubabarira, kandi nawe ukeneye kuva muri ibyo byaha. Bibiliya iratubwira ngo nta mahoro y'abanyabyaha, ni Uwiteka avuga. Mu bintu bikubujije amahoro n'ibyaha birimo. Uyu munsi ugomba kwihana, ugomba gusaba Imana imbabazi kubw'ibyaha byose wayikoreye. Ugomba gusaba Imana imbabazi kuko wayicumuyeho, nayo ikakubabarira. Imana itugire neza. Tugiye gusenga, tugiye kwinginga Imana ishobora byose, tugiye kwinginga Imana isumba byose. Abapasiteri bari aha ngaha, abavugabutumwa batambuke bigire hino hano imbere. Aba bantu tuberekezeho ibiganza, tubasabira imbaraga. Igihe Yohana yabwirizaga ubutumwa bwiza, abantu bakihana, abantu barihannye barangije barabatizwa. Ndashaka kubabwira ko nyuma yo kwihana hakurikiraho kubatizwa. Kandi ikindi kintu nanone, nyuma yo kwihana ugomba kutongera gukora ibyaha, ugomba kutongera gukora ibyaha, kutagendera muri za ngeso mbi wagenderagamo, kutongera gukora bya bindi wakoraga. Ugomba kwera imbuto zikwiriye abihannye. Muzamure ibiganza byanyu imbere y'Imana ishobora byose. Zamura ibiganza bye imbere y'Umwami Yesu. Musubiremo aya magambo, vuga ngo Mwami Yesu, ndi imbere yawe, ndagushimira ko wapfiriye ibyaha byanjye ku musaraba. Uyu mwanya ngusabye imbabazi, umbabarire ibyaha byose nakoze, weze umubiri wanjye utunganye, uhinduka igitambo kizima, cyera kandi gishimwa nawe. Uyu mwanya ngusabye imbabazi, mpisemo kureka ibyaha, mpisemo kwihana, kandi ngusabye imbaraga kugira ngo ntazasubira inyuma. Urakoze Yesu kunkunda, ngaho komeza umfashe muri byose. Ndagushimiye ko ungiriye imbabazi, mu izina rya Yesu, amen. Reka tubatunge ibiganza, tubasengere, tubingingire Imana, twinginga Imana. Nimunashaka murapfukama aho mubona nta mwanda uhari, nk'uko abantu bamwe babitekereza. Mwapfukama aho n'imbere y'Imana upfukamye, n'imbere y'Imana ishobora byose. Mwami, turagushimiye ku bw'abantu bapfukamye imbere yawe. Turagusabye ngo ubabarire, ubeze ubatunganye, amazina yabo yandikwe mu gitabo cy'ubugingo kuva uyu mwanya, kandi ubaha imbaraga zo kunesha icyaha. Ijambo ryawe riratubwira nk'uko intumwa Pawulo yanditse ngo ikibi cye kukunesha, ahubwo unesheshe ikibi cyiza. Buri muntu wese uri hano, ikibi yakoraga ntazongere kugikora mu izina rya Yesu. Aba bana bawe bahagaze hano imbere yawe, aba bagabo, aba bagore, aba basore n'abakobwa, turabaguhaye Nyagasani ngo ubuzima bwabo utangire kubuyobora. Kandi buri mbaraga zose zayoboraga ubuzima bwabo mu gukora ibyaha, ndazirukanye mu izina rya Yesu Kristo rikomeye. Ndabasengeye ngo Umwuka Wera w'Imana bazeho, ababashishe, abashoboze gukora iby'Imana ishaka uko bwije n'uko bukeye, no kwihesha icyubahiro mu buzima bwanyu bwose. Mbaragije Imana Data, mbaragije Umwami Yesu, mbaragije Umwuka Wera ishobora byose, ifite imbaraga, yabahaye ubuzima no kubaho, ibakomeze kuva uyu munsi n'iteka ryose. Urakoze Mana, turagushimiye ku bw'abana bawe. Byose tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. Dukomere Imana amashyi, tuvugirize impundu. Imana ibahe umugisha, murakoze cyane.
amen amen amen. Arakoze cyane umushumba. Twagira ngo mwebwe mumaze kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza bugingo bwanyu munyure hano abakozi Imana babafashe. Ni byiza, hari inama babagira, ntabwo bari buze kubatinda, nimuhumure murahita mugaruka. Hanyuma nsabe Sirasi wa hano wagize Impanuro TV, ishakiro ry'amakuru yizewe.